Yes, muraho neza nshuti zacu abadukunda mwese aho muherereye hose ku isi, amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Tubifurije ibihe byiza mwese aho muherereye hose ku isi, abo bwije, abo bukeye, abagiye kubyuka, ndango ni uko isi yubakitse, bamwe iyo bwije abandi buba bukeye, nuko turabasuhuje mwese tutiyambu cyane aho muri hose ku isi. Yambu ndango iyo ntigira amasaha, isaha iyo ari yo yose uhura n'umuntu ukamuha yambu ntiyomererwa nabi, ntiyokumva ko wabicuritse. Hanyuma rero tubahaye n'ikaze mu biganiro byacu bihoraho, ni wa muhungu wanyu mukunda cyane muri benshi. Wowe utarakora subscribe ndango ntacyo urinze, wowe wayikoze turagushimira cyane, wowe utarayikora uku tuzoza tuba tubikubwire buri munsi, kandi ari akantu wokora rimwe kakaba kararangiye kakaba kavuyeho kandi ukaba uradushigikiye mu buryo bwiza. Niba udukunda kora subscribe, keretse wenda uramutse ibintu ni bibiri, keretse wenda uramutse utadukunze cyangwa uramutse utazi gukora subscribe, ariko icyo cyo kiba coroshe. Twokikwigisha n'abandi bokikwigisha, wobwira umuntu akakwereka aho agukandira, cyangwa se hari ukuntu hariya haza hagaragaza intoki ugakanda nyine kariya kerekeye haruguru, ukanza kerekeye hasi gakuriya uba wabyishe. Turabasuhuje cyane mu by'ukuri, turabishimiye, twishimiye kubana namwe ndetse no kuganira namwe. Uyu munsi tuzanye inkuru ishushe cyane, inkuru y'umuriro, uvuga ngo moto, andikaho muri komantere ngo moto moto. Niyo na yindi kabisa ishushe y'umuriro kabisa. Uyu munsi rero hari inkuru nyinshi zigiye zitandukana, ariko twebwe twifuje kubagezaho inkuru isa naho ku ruhande rumwe irashimishije, ku rundi ruhande ntishimishije cyane, ariko aho ndi kuvuga ku bantu bamwe irashimishije, ku bandi ntabwo ishimishije, ariko biragoye cyane kubona inkuru yoshimisha abantu bose cyangwa se yonababaza abantu bose. Umuntu azapfusha abandi baba baseka kandi babimenye, umuntu akagira ibirori abandi bahabarira. Ni ku isi yubakitse, ntabwo ibintu byose bizabyuzura. Uyu munsi rero inkuru yacu iragira iti, tuje kubaha inkuru. Hari inkuru yagiye icicikana ejo bundi, kugira ngo wenda muze kuyumva cyane reka nyihere nko munsi ho gatoya. Hariho inkuru yagiye icicikana ejo bundi twanagiye tuyikoraho y'umumama witwa ngo ni nyina w'amadubu. Hariho video yari yasohotse, abantu benshi barayikozeho inkuru, abandi barayibonye abandi ntibayibonye. Wowe utarayibonye sinzi niba twakubwira ngo pole, nawe wayibonye niba sinzi niba tuguha courage. Nuko hanyuma rero uyu munsi rero niwe tuje kuba twoganiraho gatoya. Uwo mama rero aravugwa cyane mu minsi ishize, nko mu byumweru bija kuba 2, akomeza kuvugwa. Ndabizi abantu benshi bamwibajijeho ni umuki, ahagaze ate mu buzima busanzwe, ni umugore, ni umukobwa, abantu benshi bagiye bibaza bene ibyo bibazo. Ariko nanone kubera ko ikibazo cye cyari ubwe wenyine, ntabwo twashatse cyane gusesengura ngo tube twozanamo n'abafamiliye n'ibintu bya famiye, kubera ko bitari ngombwa, kuko mu kibazo cyari cyamubayeho ntabwo bari babifitemo uruhare nk'abafamiliye. Uyu munsi rero nibwo tuje kubaha inkuru kubera impamvu zabaye. Twaje kubaha inkuru rero z'uko uyu munsi nyina w'amadubu, nk'uko abantu benshi kuri wowe wari ubizi, yari umuntu usa n'uwatandukanye n'umugabo we, ariko nanone byari bitaraba impamo cyane, kubera ko ni kwa kundi abantu bazavuga ngo ntibabanye wenda neza. Mu gihe rero hatarabaho umwe ushaka undi,
mu gihe hatarabaho umugabo ngo ashake undi mugore cyangwa umugore ashakwe n'undi mugabo, biba bigisa nkaho wenda haba hakiriho icyizere cy'uko bozongera bagahuza, kuko bazavuga ngo icyo dupfana kiraruta icyo dupfa. Iyo abantu rero umwe muri bombi atarasubira kubaka, biba bisa nkaho bizaje mu biganiro, bizaje Doha ahari wenda ku bw'amahirwe bikarangira bihuye. Ni nabyo abantu benshi tuba twifuza ku bandi, kugira ngo nabo ibintu byose bigende neza, bakomeze bagumane. Nuko habayeho rero uyu munsi nibwo abantu batangiye kumupostinga bamwandikaho ngo congratulations. Uyu mugabo rero wa Nyafuraha ari we nyina w'Amadubu, izina rye mu buzima busanzwe ni Nyafuraha, nyina w'Amadubu akaba ari izina ry'akazi. Umugabo we akaba yitwa ngo ni Ndayisenga. Uyu mupapa rero bafitanye n'abana benshi, sinzi umubare wabo ariko si benshi cyane kandi si bakeya. Kandi harimo n'abakuru n'abatoya nyine, harimo n'abahungu n'abakobwa. Nuko uyu mupapa rero afata umwanzuro, kuko bari bamaze gutandukana, habayeho kutumvikana. Umwe muri bombi niwe ufite amafuti kurusha uwabo, ariko ntitwamuvuga muri aka kanya. Ariko nyine ubwo uzagenda kose umuntu azagenda, ku bantu baba babana haba harabayeho ibibazo, haba harabayeho kutumvikana, ariko haba hari umwe urusha undi amakosa, ntabwo bombi boyanganya. Nuko hanyuma rero uyu munsi nibwo twabonye abantu batangira bamupostinga ngo congratulations, ngo urugo ruhire, ngo Imana izabubakire. Bivuze ko yari yashatse undi mugore. Nuko rero tuza kugira amahirwe ndetse yo kumuvugisha kugira ngo tubashe kuba twumenya neza ko atari ibinyoma, atari inkuru z'abantu, kuko ubu nyine hari inkuru nyinshi z'abantu za AI. Umuntu arashobora kugukorera ifoto na AI ukagira ngo none ni nyayo, cyangwa se wenda ukagira ngo. Nuko twebwe rero tukaba twagize amahirwe yo kuganira nawe. Ku bw'amahirwe akaba wenyine yemeje ko yashatse. Yakoze icyo bita ngo ni ukubombora mu kinyamurenge, cyangwa se mu kinyarwanda kwishingira, ariko yashatse. Ni ugushaka, ni ukubaka. Wenyine ashyiraho rero umuhuri avuga ati ibyo bintu rero mwabonye nibyo, si AI, si n'ikinyoma, si n'amakuru y'abantu, nashatse. Ubu rero tuvugana birasa rero n'ibyagiye hanze, cyangwa se n'ibyahaye undi murongo nyina w'Amadubu ariwe Furaha, n'uwitwa Ndayisenga ariwe mugabo we. Ubu rero basa nkaho batandukanye mu buryo bweruye, kubera ko yashatse undi mugore. Bishatse kuvuga ko nyina w'Amadubu batandukanye noneho burundu. Icyo bita ngo ni burundu. Iyo bashyizeho ijambo burundu, ukamenya ko ibintu biba byakomeye kabisa. Nuko rero uyu munsi niyo makuru twari tugize ngo tubagezeho, tubabwire ko uyu munsi rero Ndayisenga yongeye kubakana n'undi mukobwa mwiza cyane nawe w'ikizungerezi. Nubwo wenda adashobora kuba ari uturiya, ariko kuri uyu munsi aramuruta, kubera ko niwe Ndayisenga ari kubona ufite amavuta. Ni ukuvuga ngo rero niwe ari kubona ko afite amavuta kuri uyu munsi, kuko niwe wegukanye umutima we, niwe watsindiye umutima we. Ni ukuvuga ngo rero Furaha ubu ni umudivorce nawe, wemewe n'amategeko, nawe wemerewe kuba noneho yoshakwa. Nahoze ntekereza aho hantu ku bintu bijyanye no kubakana, hari ahantu byanditse muri Bibiliya, nuko ntabonye umwanya wo kubisoma cyane, ariko hari aho byanditse mu Bakorinto gutya, arawundi aho simpamenya aho ariho. Sindi kumenya niba ari aba mbere niba ari aba kabiri. Bigeze babitekerezaho, bishatse kuvuga ko byari ibintu bizabaho ku isi. Niyo mpamvu rero baba barabyanditse, ni ibintu biba byarahanuwe
n'abantu buzuye umwuka, kandi ibintu byahanuwe ni ngombwa ngo bizasohore, bidasohoye baba babaye abahanuzi b'ibinyoma, kandi abantu bo muri Bibiliya si abahanuzi b'ibinyoma, batandukanye na bamwe b'iki gihe, kubera ko ubu nyine hagiye haza ibintu byinshi bikigisha n'abantu ibindi. Nuko rero uyu munsi rero ni ukuvuga ngo nyina w'amadubu ubu nyine uwo yerekwa yoritambutsa kuri we, kubera ko ubu nyine ari single. Rata murambabarira kuba nsetse, nubwo wenda ku ruhande rumwe bidasekeje ariko hariho urundi ruhande bisekeje. Nuko ni ukuvuga ngo rero uyu munsi papa w'abana ba Furaha ari we Ndayisenga yongeye gushaka, yongeye kubaka, yongeye kugira undi mugore, ariko ku rundi ruhande nanone turaza kwibaza ibintu yakoze niba koko byari byo, niba byari ngombwa ko abikora. Ku ruhande rwanje ndabishima cyane mu gihe yabikoze kuriya, mu gihe batandukanye bisa nkaho byananiranye, kandi umuntu utiyofata umwanzuro ataraheba aba yarabyizeho cyane. Abaswahili bazavuga ngo ni kujiyitaka mkutano. Aba yaricaye wenyine akihamagara mu nama, agafata ijambo akihasije, agafata ijambo wenyine akabyigaho cyane umwanya munini, ndetse n'iminsi myinshi n'amasaha menshi, akagisha wenda n'abandi bantu inama nk'inshuti ze, akaba ari iki gisubizo kivamo. Igisubizo kikaba ari ugushaka undi mugore, aho kugira ngo nanone ugumane n'umuntu mu gihe ataguhaye amahoro, hari abandi boyaguha. Woshaka nk'umuntu w'umugabo ukavuga ati nuko nyine risike ibaho mu buzima, nyine abantu bazagenda baca mu bintu byinshi bitandukanye, ariko nk'umuntu w'umugabo njewe kugwanje ruhande kanje uri kuvuga, njewe ndabishima cyane, kuko kugira ngo agume yicare kandi n'ubundi batari kumwe kandi ari umuntu w'umugabo, ibyo bintu ntabwo ari byiza. Na Bibiliya ntibyemera, Bibiliya nayo ntibyemera ko umuntu w'umugabo yoguma gutyo kandi hariho abagore, kandi ntiyemera ko n'abagore baguma gutyo kandi hariho abagabo. So Imana rero kuba yabikoze kuriya n'uriya mugabo, buriya rero iki gitekerezo twacyita ko ari Imana yagishigikiye, kubera ko cyabaye ce n'est pas grave ko yari kubitangira ariko bakabura umugeni, ariko ga yamubonye. Ni ukuvuga ngo nje kugwanje ruhande ndabyemera, sinzi wowe uko ubyumva, ariko nje kugwanje ruhande ndabyemera cyane. Sinumva ko mu gihe umuntu mwatandukanye mwahanye divorce wenda, ni ukuvuga ngo nta kindi kiba gisigaye, utegerezwa gushaka, aho kuguma ngo wicare gutyo, kandi igihe ni igihe uzatekereza nanone gushaka. Imyaka yagiye yabaye myinshi, ubwo ndi kuvuga gushaka no gushakwa. Wowe usubira ukabitekereza, imyaka yagiye ukicuza ijya yose watakaje, ngo uricaye ngo uri kubyigaho. Biriya ni ibintu byo kwigaho rimwe. Umuntu iyo yakwanze aba yakwanze, kandi n'umuntu iyo yagukunze aba yagukunze. Ni ukuvuga ngo nta mpamvu zo gutakaza umwanya uguma uri single, kandi hari abandi bakobwa cyangwa se hari abandi bahungu benshi botambutse iyerekwa kandi rikagenda neza. Ni ukuvuga ngo hari ikintu naje guhishurirwa ko umuntu ashobora gushaka undi mu gihe kitari cyo, cyangwa agashaka umuntu mu gihe nyacyo ariko umuntu utari nyawe. Ugashaka umuntu utari nyawe mu gihe nyacyo, cyangwa umuntu uri nyawe mu gihe kitari cyo. Ibyo rero iyo bibaye gutyo bibushanye, bigenda ibibazo. Biba bisabye ko ushaka umuntu nyawe kandi mu gihe nyacyo, kugira ngo ibintu byose bizokomeze bigende neza, biheze umurongo. Nuko rero niko amakuru yacu y'uyu munsi ahagaze. Uyu munsi noneho nakoze inkuru nitonze ntuje, kugira ngo ahari wenda muyumve neza. Nari mfite kubaha igipande nayobeweho kiri, kandi ga namwe niba mukizi mutubwire muri komantere mutwibutse
aho giherereye cyo mu Bakorinto kivuga ku bijanye no kubakana, hari ahantu kiza cyemerera n'abantu gusenya. Hari n'ahantu kiza cyemerera abantu gusenya kandi kavuga ngo n'umuntu ntakwiye kuguma wenyine, ngo niba uwawe bananiranye akwiye gushaka undi. Kiriya gice kabisa ni nkaho cyanditswe n'umugabo w'umunyamurenge kandi ufite ikinyamurenge cyinshi. Nuko rero turabashimira cyane mwebwe mwese ababanye natwe mukumva kino kiganiro. Imana ibahe umugisha, ibagirire neza. Mwakoze cyane kubana natwe. Ejo tuzabatamo inkuru. Ejo nitugira amahirwe yo kuvugana na nyina w'amadubu, tuzamuvugisha twumve nawe kubwo ruhande uko bihagaze. Murakoze cyane, mukomeze mukore subscribe, share, like na comment.